ikibazo cye kitarakemuka urumva ntuzatekereze mukuru w'iribagiza nawe arashaka umutubanga se bwarangiza ukamujugunya hirya iriya. Ndati nje ndigendeye uvuye muri uyu muryango pe ariko uriya nawe ntabwo ari burari wacu ndabigubwiye ndagiye urabiho rero. Yo disi abagabo bakomeje guhigirana. Rugema akomeje guhigirana na Cyusa. Umuntu bita Rugema ahigira Cyusa ko adashobora gutwara iribagiza atarakemura ikibazo cya Isimbi. Naho umuntu bita Cyusa we akomeje guhigira Rugema amubwira ko kera kabaye uyu munsi Isimbi ataraza kurari wabo. Bimwe bakomeje kugenda bamumushingira ku ngufu ko uyu munsi Isimbi agomba kuratashe agasubira iwabo kwa Rugema. Mu by'ukuri umuntu bita Cyusa yariye karungu, aho nyuma yo guhigirana n'uyu mugabo Rugema umuntu bita Cyusa we yaje kuba abirakariramo. Abantu bakaba bakomeje kugenda bibaza ngo ese hagati y'aba bagabo ibyabo biraza kuba birangira bite, ese ninde uraza gutsinda? Mu by'ukuri wowe tega amatwi yiyumvire, aho nyuma yo guhigirana kw'aba bagabo hagati ya Cyusa ndetse na Rugema umuntu bita Cyusa yaje kuba abirakariramo agahita afata icyemezo gikomeye cyane kiraza kubyarira amazi nk'ibisusa umuntu bita Rugema, kitaraza gushimisha Rugema na gato. Aho umuntu bita Cyusa yahise aja gutanga ikirego ku bayobozi b'umudugudu arega umuryango wa Rugema kumushingira ku ngufu, kumukorera ihohotera ryo kumushingira umuntu adashaka ku ngufu. Mu by'ukuri Cyusa yabasobanuriye uburyo afite umujinya uri hejuru cyane ko yaza no kumwica. Abayobozi b'umudugudu bategeka ko umuntu bita Isimbi agomba gutaha agasubira iwabo kwa Rugema, yaba afite ikibazo nabo bakazakiregera. Mu by'ukuri ibi ngibi ni bimwe mu bintu byaje kugera kuri Rugema ndetse na Fabiola bamera nk'abariya Amavubi, baravuga bati noneho ibintu tugiye gukorera Cyusa ni ibintu bibi cyane. Aho umuntu bita Fabiola ndetse na Rugema bakimara kumva ko umuntu bita Isimbi bagiye kumwirukana, bahise bavuga ko nabo bagiye kurega Cyusa ku bijyanye na rura rupapuro yanditse asinya ko ariwe wateye umuntu bita Isimbi nda. Mu by'ukuri Cyusa yarwanditse igihe bari baramuroze umuntu bita Fabiola ndetse na Nyirantambara. Murabizi ko bigeze kuroga Cyusa kugira ngo umuntu bita Cyusa akomeze akunde Isimbi, mu by'ukuri akomeze yirengagize umuntu bita Iribagiza. Murabizi ko umuntu bita Isimbi ariwe bari barise Iribagiza kugira ngo bakomeze bateshe umutwe Cyusa. Mu by'ukuri rero ni iki gihe umuntu bita Cyusa yaje kuba yandika rura rupapuro. Kuba byibuka mu bishiro hasi muri komenti abantu bibuka ko umuntu bita Fabiola ndetse na Nyirantambara bigeze kuroga Cyusa, hanyuma mama Cyusa akamusengera ibintu byose bari baramuroza bikaba byamuvamo mu nda ye hakagenda havamo ibintu by'umukara. Mu by'ukuri abantu babibonye mu bisharinga hasi muri comment mugenda mubyandikamo kugira ngo n'abandi baze kuba babibona. So rero nk'abakunzi ba filime Inzira y'Umusaraba, umuntu bita Sylvie we akomeje kugenda avuga ko uru rupapuro baraza kuruhakana kubera ko barwandikishije Cyusa ku ngufu. Umuntu bita Cyusa niwe wenyine warwanditse n'isinya ye yonyine ihari. Abavuga ko umuntu bita Cyusa uru rupapuro yarwanditse nta wundi muntu uhari, ari nayo mpamvu umuntu bita Sylvie avuga ko baraza kuruhakana kubera ko n'abandi bantu bagaragaza cyangwa bashinja ko uru rupapuro Cyusa yarwanditse bahari. Umuntu bita Sylvie rero yaje kubafata ingamba zikomeye cyane zo kuba bahakana uru rupapuro. Naho umuntu bita Kamarade na Emile bo disi bakomeje kugenda bagerageza uburyo baraza guhura na mama Cyusa bakaganira ku kibazo cy'umuntu bita Iribagiza, hanyuma umuntu bita mama Cyusa akabasha kubafasha kugira ngo Iribagiza abashe kuba yabona uriya muti. Mu by'ukuri iyi ni imwe mu nzira nziza iraza gutuma Iribagiza abona uriya muti mu buryo bworoshye cyane. Aho umuntu bita mama Cyusa yavuze ko nabonana n'aba bagabo neza Kamarade na Emile araza kuba yabahemba akabaha n'amafaranga baragenda bifashisha mu rugendo, mu ngendo zose bari gukora bitewe n'igikorwa cy'ubutwari bakomeje kugenda bakora kugira ngo bageze kuri Iribagiza umuti atangire yibuke ibintu byose. Aho umuntu bita Kamarade na Emile bamaze kuba bavuga ko ahubwo umuti baraza kuwuzana bakawusiga kwa mama Cyusa kugira ngo Iribagiza azawusangeyo. Murabizi ko umuntu bita
umuntu bita iribagiza akunda kujya kwa mama Cyusa. Mu by'ukuri ababona ko ibi bintu umuntu bita Camarade na Emile baba bagiye gukora ari imwe mu nzira karundura, ari imwe mu nzira nziza iraza gutuma umuti ugera kuri iribagiza byoroshye. Mu by'ukuri ndagira ngo muvuga ati Camarade na Emile mukomerezaho ibintu muri gukora.